niyo nje twanahurira mu nzira namuca kurusha izina ry'icyo ugenda guhendahenda ufite icyo kibazo kuko guhendahenda ibiki wajya mu byawe ukandika ntuturize uri kunkurikirana aho ngiye hose mbabarira wakongera kurira sibyo basi tuzi uzi ko waba umusazi neza ukiruka namaze kumusiba wametse dodo nimeta najugunye wajugunye utajugunye wagiye mu gaciro urangwa n'umukobwa mu kwishaka akaza mu muryango muhuruduka muza hano mukomanga mukomanga hano ni wanyu tuzi utamusazi mwana ushobora byose kuko mwana ikomeye uko ibi ni ibiki bibayeho mwana uzi ko waba umusazi tuza mbabarira mwana ushobora kuzina arasazi tuza wikaye reka mubwire nje namaze kubyikuramo byamvuyemo burundu byanshizemo niyo nje twanahurira mu nzira namuca kurusha izina ry'icyo ugenda guhendahenda ufite icyo kibazo kuko guhendahenda ibiki wajya mu byawe ukandika ntuturize uri kunkurikirana aho ngiye hose uri kumbaza nta kintu na kimwe urabona n'umukobwa abanjye iriya daya ntabwo nishaka sinshaka no kongera kumva uri kuyivuga umbabarire rwose oya ubu wanjye ni ngombwa kugukontorora urakoresha kugira ngo ubane nawe ibyo bane n'indaya njyewe wagiye kumukunda utazi ko ari indaya uzi ko njyewe uyambwira mbere ko afite uriya mwana ibyo ngibyo nari kubyumva nkabyemera sibyo mwana wacu babarira ihangane tuzi Yesu we oya have udasara Yesu we dina have ngaho tuzihangane sibyo ihangane ikibaye kuko mana dina ihangane nakundi none se ubundi ko nta muntu wari wateguye biriya bintu ngo bibe uzi ko udatuzi uraba umusazi nudatuza uraba umusazi urirukanka ariko birinze bigereza isaha atarambwira ko ufite umwana none umwana ni iki kubana nawe niba ufite umwana bitwaye iki inde ngende kurerera ibigabo ntazi gute si umukunzi cyangwa niba utamukunzi ashyira mu gaciro ariko hari ikintu utari kumva twe kuva ku icyo ngicyo cyo kuvuga ngo wenda ngo umwana ngiye se ikibazo ndaguhaze ndakuramba niba amafaranga natanze nijye utarayatanze ari njye washyize amafaranga menshi kuko ari umwana wanjye kugira ngo abandi bose bishime babone ko oya ibyo njye ndi kubyumva nibagende babirye ibyo mwahashye mu biteke babirye none ntibabirya babirye birangire gute ukoresheje dubukira hehe njye nanjye dubukira hehe kandi nanjye nzi kujya kumeshisha imbere y'abandi hari ikintu umuntu ashobora kumva agashyira mu gaciro mana we mana ishobora byose kuko igisatani iteye umwuka uturutse he binambabarira tuzi ibintu naboneye ko ibintu navuka wowe nabona ibintu bikubayeho dina ngaho tuza basi sheri tuza ihangane ndabizi biragoye kubyumva no kubyakira ariko ihangane sibyo ubu ni ipeta yo nyambariye iki umuntu waje dina ngaho tuza ihangane icyo ndeba njyewe cyane ikibazo kinini si umwana ikibazo kinini ni uwo mugore ushobora kukubeshya icyo kinyoma wenda yari afite igihe aza kubwirira ahageze mu rugo nyuma yo gukunda yagukurikiza iyo ukunda mu bikorwa ibyo mukora akamuganiriza ikintu cyose ahubwo ngize amahirwe abimbwiye twaramaze gukora ubwo leta mwica mwese kunahita mwica bakaba ubundi kuva mu rugo kuri uru kwirukanka ukamusiga abantu kuri aho meze kuri mbabarira
we kongera kurira sibyo basi tuzi uzi ko waba umusazi neza neza ukiruka uzi ukuntu wirukanse mu bantu uri gusimbuka abantu uri kwiruka uzabona utegesheje akagatimba kawe padiri asigaye yumye asigaye yumye Dina ihangane ariko Dina nawe wakoze ubugoryi n'ukuri wakoze ubugoryi yewe noneho uramuntu uje kuvuga ngo uriya umugore wabyaranye nicyo gitumye usupa mu bukwe inkwano bazijyane abariye bagume barye abanyweye bagume banywe amakomande ibiti byose nanjye washoyemo amafaranga menshi afatika kugira ngo kabo muri neza ibyo wibimbwira ubwo ndungukira nanze ko ugiye kumeshisha n'imbere y'abandi bantu hari ibyo nyine birapfuye bizaba ubutaha tuzabikorera n'ahandi ntabwo nshakize umuntu akora ikintu kirandinda kongera guhura nawe mu bibi no byiza ugomba gushaka umukobwa tubivugeho tubisubire nawe wakoze ubugoryi ni ukuri si n'inshuti yawe narabikubwiye ariko wari waranze uravuga uti nta kibazo bizateza ngo ntari narakwihoreye nawe uruzi ko azabimenya se haniko none se wari uzi ko atari mu Rwanda ariko uzi umuntu yashatse kumukorera ubucuruzi tuzana kubashije kongera gusa utaba umusazi neza ugasaba namaze kumusiba n'impeta najugunye utajugunya wagiye gutangira urangwa n'umukobwa ngo kumushaka akaza mu muryango umushake nawe umujyane iyo ndajya umubeshyi mubi ibintu byose ngiye mbyicuza ubu nanjye niyo kintu ndi kwicuza umwanya wanjye nataye guhera aka kanya rero ntuzongere gukora ikintu uzi ko uzicuza reka nkubwize ukuri iyo miryango uri kuvuga ngo ngiye guteranya imiryango ndayiteranyije imiryango ndayiteranyije nta kintu na kimwe kindi nkeneye gutekereza nyuma y'ibi bintu nyumva njyewe ndi kukumva ijambo rya mbere n'ijambo ngiye kukubwira nari bwongeye kuza gusubiramo yego icyo nshaka ni ukugira ngo ugende urangwa n'umukobwa ukora ibyo mukora birangiye ubane nawe umwana uzamurira nk'uwawe ntibitiyize umwana nakura uzumvikane mu gitabo kukumvikana nicyo cyifuzo cyawe nicyo nshaka nta rundi rwose nshaka ngo ntabwo ubishaka ngo ni indaya ngo ni iki nshaka kugera ku bana b'abana b'umukobwa kandi agakeneye nanjye rero oya nta kibazo uri date narakubashye urabizi ubuzima bwanjye bwose narakubashye sinigeze niyandarika ngo mbe nk'izindi nsoresore njye mu matabi njye mu mayoga icyo kintu nakiye ihangane nawe ntabwo wakumbuye mbere bw'iki kibazo ndabyumva birababaje pe kandi ihangane uretse nongera guhinduka mu bugingo ngiye guhinduka ese bari bakoze bagiye kwa Kagame kugira ngo bakajye ihangane no umuryango uzahinduka kwayo kugeza izi saha nari nikokoye udufaranga twose nakora imbuga ntibyibura nanjye muri ibirori bizima data mwambike izina ryiza muri rubanda sibyo muri sibyagire icyo ari igitekerezo cyiza nagize kitari kiko ariko hajemo imbogamizi itagomba gutuma ibyo bintu ngenda hano nshobora kugendera ku marangamutima nkakora ikintu nzicuza ubuzima bwanjye bwose kubana n'umuntu ubizi ko umubeshya ari umunyabinyo ntabwo uri kubikora imbere y'abantu kugira ngo ubukwe burapfuye ubu se ko nari kugikubita uruhushyi hariya Dina ihangane utuze nawe urabizi neza yuko ari wowe wabigizemo ubugore urukundo ni wowe wabigizemo ubugore Dina ihangane n'ubundi ntawe utavuga rwanda ni ukuvuga ngo umuntu wese wavutse agomba kuvuga ahubwo
ngo ngenge ko umutima wamusebeje aho kumusebeje kurenza uko umuntu bigenza amubwira intwaro bibatwara ntabyo nzabishobora ntabyo nzabishobora sinzongera kubonana nawe sinzongera kumuhumeka sinzongera ubu mbese uramukarabye mu mana nyir'ingabo uwami ikintu cy'igihanaguzo nkamuhanagura mu bwonko bwanjye mu buryo burobanura aba yari undi muntu atari umwana wanjye imbesi bitewe n'ukuntu mu muti umbabaje aba atari wewe ikinyamagambo rero ngo barakuvuga ndabizi ni amafaranga menshi ubuka kredi mu rugo bake ndabizi ubizira kredi zishyurwa bivuga ibintu byose bakoze mu rugo ruko turanze bayivugurura kugira ngo urugo bwanjye buzaze busa neza ayo se ni amakredi sinayihanganira nakora ndabyumva ni igihombo mwahombye ushaka kumbabaza kurushaho aba atari wowe bitewe n'agahinda ubone n'ukuntu unyetse arabuka ko ubigenza nanjye nari kugira gutya ariko uri umwana wanjye ariko yumva uri umwana wanjye ushobora kuba bigenda gutya bigenda kuri abana ari umuntu ushaka kugira ngo ubukwe bwawe ari ibyasha by'abaturage ibyo bintu bivuga umuntu iyo nyirasenge abyemeye si ibyo bintu nabwo bakirimo ayo manyanga ameze kuki se batakumvikana abandi bakamara amafaranga yo kugira ngo kampani ikorwamo niba baba babonye bakavuga uti nyombye pe birarenze ariko nta kundi hangana ibyo ngibyo by'amakeredi n'ibiki yego nibyo muri mwamadeni byo kubera kugira ngo mukore ubukwe bwawe ariko narizi ngize ntabwo turi kubabazwa n'amafaranga turi kubabazwa n'igisi uhuye nacyo reba ukuntu wirukanse padiri asigaye yumiwe yabuze n'icyo akora abantu bari batashe urugo basigaye bifashe mu mutwe bagize ngo ahubwo bagize ngo urasaze siko bagize ngo bakuroza uri mu kanwa siko bagize ngo wasaze uriya musore ubukwe bwe burarenze bumeze neza abakagira ishyari kuko abana babo batageze ku rwego ugezemo njyewe nari nicaranye nawe uburyo yarebye bakibivuga bigaragaza ko neza ari ibyanya by'ibintu bavuze uburyo uriya muntu agihaguruka umukobwa yahise atangira kwitwara ashaka kumbwira ngo tuve aho ngaho simenye ibyo ari gufindura hashira akanya uwo muntu uri kuvuga agahita arasa ku ngingo yashaka wari kureka bikarangira sinzi igihe ndi kumva naho igiye kungiza waretse kururuka tuzi mbabarira dore n'umugabo wawe ngukunda ukaza kuwuhangira utarizo haguruka uwo mutima nari kuba ngufite wagize umutima wo kumukunda ndanamusinyiye ibi bishobora no kuza wamajije wongera kundinze mpfa nkubwiye bitegereje urabwishimiranye ko uko ushaka ubitekereze uko ushaka ubisana nanjye nta fasha gitekerezo no bukwe bube fasha bube none fasha bube ntabwo buba fasha bube ukunda mwana umukobwa mukundana ni wanjye Nikoyewe, mwese bite ko mwumva mugiye kumenera umugore? muzehe Muri bute? muzehe wadufasha ko umuhungu wawe yasaze ko Yasaze si bibaye ntabwo mubibona? muzehe nyine birabaye ariko basi ndakwinginze Bibaye ntabwo mubibonye wowe uri dufashe utudushe umuhungu wawe mbabarira ndakwinginze mushuti wanjye arasara araba umusazi yasaze murebe ibintu mudukorera gute wagiye kujya n'umusore wanjye kandi ufite umwanya muzehe byarabaye sibyo wenda yagize ubugoni bwo kumuhisha ahubwo reka ariko basi ndakwinginze nsabye imbabazi mbabarira uturishe umuhungu wawe yemere uyu mugore reka mbabwire ndetse uri kwamaze gusezerana byarangiye gusezerana niba bisesagura nyine biseze birangire acukura nyine bacuka
kuko utigeze bimubwira hakiri kare afite umwana muzehe nuko wavuga ibi byose ni ibiri ndagenda gusaba imbabazi ndabyumva yarakosheje sibyo basi ngereka se ibibazo yarakosheje yakoze amakosa ariko basi turusha umuhungu wawe aho kugira ngo asabe reba ikiriho sasa ikiriho umuhungu wanjye vuba mugira amahirwe n'abasanga n'ahantu mwahagaze kuko n'abasanga ahangaha n'abasanga ahangaha ndakwinginze mbabarira ugire icyo ukora ku muhungu wawe basi nimutera ubero icyo gukora ntagikoze byarangiye icyo gukora ntagikoze none se nawe muze urabishigikiye ngo asaramo umusazi koko gusaragamo umusazi biri kuri we bakundana nawe urabizi urumva kandi amakuru yo yose urayazi wari kugira ute mwari kubimubwira hakiri kare reba ko muramura aje kuba ngo uyu barabyaranye umusore wanjye ajya kurirera aba bandi kandi basibana ariko basi tuzi nyine mugirimo namuganije byarangiye nanjye nsanga ari mu kuri aho bigeze nanjye mubwira mugende ahubwo nawe ataza atagenda yabasanga ndabibona sinaribona ubwo nyine urayisigarana cyangwa uzayambike n'abandi bakambika ibindi kandi we yarangije kunyereka ko nawe yayambaye sinzi niba yagusubije cyangwa yayijyanye umukozi wo kumwongera umugani n'icyo kuwurika muze wagira impuhwe koko muze wambabarira kuko ukagira impuhwe ukaganiriza umuhungu wawe none se ubundi amaherezo baragenda ntabwo reka akagenda niwe uri gufata umwanzuro kuko bajya guhura sinari imara bajya gukundana sinari imara niwe uri gufata umwanzuro telefone yarayifite nawe telefone yarayifite maze ntafate umwanzuro kuko ari bana yewe ibintu bimaze no kumusha mu mutwe ngiye muri no ari nanjye njyanye n'umusore urashoyemo amafaranga harakujya no kuri none uri kuza nawe ikintu watanze mu masaro ndabyo birimo ari njyewe nawe wasanga bazimira njye naganiye nawe numva ni mukuru vuba nababwira basanga hano barabaritura papa nizeye ko ibintu ndi kubona atari byo ibintu wenda ndi kurota papa mbe ndi kurota nakubwiye ngo mugihe njyewe nyiri hano mugihe nyiri hano ni mu rugo rwawe pe nibyo ni mu rugo rwawe ariko mugihe nyiri hano nta kintu na kimwe cyerekeranye n'ibicinzi papa ibintu narabikubwiye nabisubiye inshuro nyinshi uzababarire umpa amahoro aba bantu wabazanye hano usibye gushaka kuwundira umutima no gushaka gukomeza guhumuja nanjye mbonye bari bawutuka bahinduka hano imbabazi niwe wabyiteye ntongera kumbwira ngo bahinduka baza niwe wabyiteye saba imbabazi ndakubwiye ngo ushaka ubwite gusaba imbabazi njye ntiwongere kubinzana ngo reka muhuruduka muza hano mukomanga mukomanga hano ni wanyu ayambirusa amatwi ndakunditwa niba urugo naragukunze wamenya nkabukunda ingurube nababwiye nakwitabira n'ubasanga hano barabaritura bangakunda imabonye imisozi namaze kuba inyamaswa namaze guhinduka ntabwo yego ibyo urabona bidasanzwe ubyihanganira ariko kanizere ko wajya gushaka uzahita ukamanza nk'uporopoza ukamenya niba se nawe cyangwa se niba nta mwana afite ninde wongera gushaka njye gusa uzaguma aho gutya nakuzukunza ni ahubwo na mama niba yari ameze kuri ibi wakabaye waramuretse ntabwo yigeze amera kuri ibi wifuza ubukwe bwiza bugezweho kandi butazibagirana, igisubizo nta kindi ni Ireme Decor. Dukorera hano imbere y'amarembo ya gare ya Musanze, imbere y'abamotari, ni mu nyubako igeretse. Dukorera muri floor ya 2. Bimwe mu bikorwa dukora birimo kwambika abageni neza kandi kiyamwuga, dekorasiyo zigezweho kandi zikurura amaso, keke z'abageni zaba intoya ndetse mu byiciro bitandukanye. Tuguha serivisi nziza ku giciro cyiza kiri hasi, tukagutegurira umunsi wawe w'ibyishimo mu buryo budasanzwe. Twambika abageni ndetse n'izindi ngeri z'abantu benshi batandukanye bifuje gukorana natwe. Udusanga imikenyero myiza kandi igezweho
modeli nshyashya ya keke ndetse n'amakoti atandukanye agezweho ya gisirimu ku bagabo ndetse n'abasore bifuza gukora ubukwe ndetse n'abandi basanzwe. Ntukongere guhangayika kubera ko Ireme Decor yaje nk'igisubizo kuri bose, cyane ko ihari kugira ngo igufashe gukora ubukwe bw'inzozi zawe. Si n'ibyo gusa kandi kubera ko iyo uhisemo Ireme Decor ntabwo ari bo uba uhisemo, ahubwo uba uhisemo ubwiza, isuku n'imiterere cyangwa se modeli zigezweho, serivisi nziza kandi yizewe ndetse no guhabwa agaciro nk'umukiriya. Umunsi w'ubukwe bwawe tuwugira uw'agatangaza. Nongere mbibutse, uramutse udukeneye wadusanga imbere y'amarembo ya gare ya Musanze, ni mu nyubako ifite koridoro, turi muri floor ya 2, cyangwa se ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri izi nimero ubona imbere kuri ekara yawe. Hamwe na Ireme Decor tandukana no guhangayika wibaza aho ukura imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho byose bikenewe by'ubukwe.